Umujyi wa Kigali ukomeje kurimbishwa imiturirwa umanura bicu, bikaba akarusho ku marembo yinjira mu gihugu cyacu, ndavuga waciye mu nzira yo mu kirere cyangwa se inzira yo mu bicu. Utangiye kwinjira mu Rwanda utangira kubona inyubako zidasanzwe cyane ku bantu badaheruka mu rw'imisozi igihumbi. Ni muri urwo rwego tugiye kuvuga kuri Brilliant Tower. Niba utaruyizi reka tubwire byinshi kuri yo. Kandi niba ariko bwa mbere ugeze kuri Decent T&C, wageze ku muyoboro rukumbi mu rw'imisozi igihumbi, kugezaho amakuru na update ku mishinga minini y'ubwubatsi, ukamenya byinshi utaruzi. Weho icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo twemeze tugendane, ujye umenya amakuru byinshi kandi ntacyo byaba utwara ukoze like, ugakora share, ubundi twemeze tukibanira ukaryoherwa na byinshi tugenda tugutegura, tugenda tukugezaho. Hari umukunzi wacu ukomeje kudusaba ko twazavuga ku muturirwa witwa Brilliant Tower, kandi nkuko twiyemeje kubagezaho update, twiyemeje kubagezaho amakuru nk'ayo ngayo. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo tumukorere ibyo yadusabye. Kandi nayo nimba ari ibyo yadusabye ko twagukorera ntabwo rirarenga, nuko tukifite byinshi tukigutegura cyangwa se dufite byinshi tugikoraho, kuko ntabwo twakugezaho amakuru tudafite igihamya cyangwa se tutari twagera ku byo twifuza kuba twakugezaho, ariko byose tuzabibagezaho cyangwa se byose tuzabibakorera nkuko twabyiyemeje. Nitumara kwegeranya byiza ukwiriye, amakuru ukwiriye, tuzakugezaho rwose nta kabuza. Kandi turashimira buri umwe wese komeza kutwereka ari kumwe natwe, komeza kutwereka ko adukunda, akunda ibyo dukora. Turamushimiye kuye ku mutima rwose, turagushimiye. Iyi Brilliant Tower rero ni umuturirwa w'amagorofa agera kuri 15, akaba ari umuturirwa cyangwa se rumanura bicu iri kubakwa mu mujyi wa Kigali, akaba ari imwe iri kwiyongera mu yindi miturirwa isanzwe yubatswe mu mujyi wa Kigali cyangwa se iri kugenda izamurwa hirya no hino. Uyu rero ni umwe mu miturirwa mishyashya igiye kubakwa cyangwa se yatangiye kubakwa muri Kigali, akaba ari umwe ugiye guhindura isura y'umujyi cyangwa se umwe mu byitezweho kuzana impinduka ndetse na byinshi bitari bisanzwe cyangwa se bitamenyerewe mu mujyi wa Kigali. Uko twari tubivuze, uyu ni umuturirwa uzafite amagorofa 15, aho 13 ari hejuru y'ubutaka cyangwa se bizwi nka above ground, ndetse n'indi biri munsi y'ubutaka bizwi nka basement cyangwa se ibyo tumenyereye nka cave. Byose rero wateranya akaba ari amazu 15 azaba agerekeranye. Kabiri kubakwa rero ahantu izindi nyubako zitandukanye zirimo ibikorwa, yaba ari ibikorwa by'ubuyobozi ndetse n'ahari izindi nyubako kandi zirimo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ariko ubucuruzi ubona ko buri class cyangwa se ubucuruzi bugezweho. Abazi umujyi wa Kigali cyangwa se abazi kuri rond-point yaho University of Kigali cyangwa se kaminuza ya Kigali ikorera, aho twakwita nka Kimihurura, hepfo y'umuhanda mu gice kireba Nyarutarama ndetse no ku nteko. Aho ngaho rero hari ikibanza kiri kubakwamo iyi nzu, iyi nyubako yirumanura bicu cyangwa skyscraper. Ku muhanda uva ahahoze Inzu hotel cyangwa se kuri no station ya SP hano iruhande rw'iyi hotel bari kuvugurura ya Movenpick, rwose kuri rond-point uhita uhabona icyerekana ko hari ishansi cyangwa se hari imirimo y'ubwubatsi iri kuhakorerwa. Aha niho hari kubakwa ino nzu y'akataraboneka, ino nzu y'umuturirwa w'amazu agera kuri 15. Gusa ubwo twakoraga ino nkuru cyangwa se ubwo twakoraga iki kiganiro nibwo imirimo yarigeze muri fondation cyangwa se hari imirimo yo gutangira kubakwa nibwo arimo itangira, aho byari barimo kubaka icyitwa nka radier general cyangwa se fondation yo hasi ibanziriza inzu, iterekwaho inzu bizwi nka radier general cyangwa se mat footing. Abazi iby'ubwubatsi bahita babyumva ibyo ari byo, cyangwa se tukaba twageranya n'ikirago inzu biteretseho, kuko niho inzu izamukira, inkingi nimo zifashe zazamuka zikagera kuri ya mituri rwose twavugaga, byose bifashe cyangwa se bishamikiye muri ya radiation cyangwa se ya mat footing, akaba ariho inzu yose ibiteretse cyangwa se ibifashe. Ibyo bikorwa nyuma yo gusiza ikibanza. Iki kibanza iyo cyamaze kuboneka, imashini ziratsindagira, ubutaka bugakomera, hose akaringanira. Amara kuringanira bitewe nuko abakoze inyigo z'ubutaka, abakoze inyigo za fondation uburyo babonye, bitewe n'icyo resultat z'amatest cyangwa se ibisubizo byavuye muri test ko zabibonye, nibwo rero hahita hafatwa icyemezo cyo kuba hakorwa radier general cyangwa se footing, cyangwa se hakaba hakorwa izindi fondation z'ubundi buryo butandukanye zizabasha kwikorera yanzu, zizabasha gushyigikira za nkingi zaba zigize yanzu. Noneho ubundi inzu ikubakwa mu buryo busanzwe. Rero ikiri gukorwa aha ngaha harimo kubakwa footing cyangwa se mat footing izabasha guhagarikwaho cyangwa se kubakwaho zinkingi zazamuka zikakorwa cyangwa se zikubakwamo inzu nk'uko byateganyijwe. Inzu rero nk'uko twari tumaze kuyivuga ni inzu y'ubucuruzi, nk'uko iri mu gice cyubatsemo inzu z'ubucuruzi zitandukanye, inzu z'ubucuruzi ariko zigezweho cyangwa se zijyanye n'umujyi, aho huba ari mu gice cyubatsemo ino Kigali Height. Iyi ni inzu y'ubucuruzi iri ku rwego ruri class cyangwa se ku rwego twakwita ko rugezeho nk'uko mubibona, kandi none ni hafi yaho dusanga kandi Kigali Alliance Business Center KBC, nayo ni inzu yavuguruwe, nayo imaze gusa neza rwose, ubona ko ibereye umujyi. Kandi ahanga naho dusanga izindi nzu zitandukanye zirimo kubakwa, aho twavuga nka Inzu Mall n'icyo gice,
nayo ni inzu izakorerwamo ubucuruzi bwo ku rwego bugezweho cyangwa se ku rwego mpuzamahanga uri kuri standard yo hejuru. kandi none naho dusanga hari no nyubako y'ubucuruzi ikoreramo Simba ya Kagishushu. muri iyo karitsiye uri kumva n'ahantu h'ubucuruzi ni ku muhanda uva ku kibuga cy'indege, n'ahantu hakorerwa ubucuruzi bugezweho. urumva rero ko ino nzu yubatswe ahantu ari strategique mu marembo y'igihugu, kandi noneho ahantu hari ubucuruzi bugezweho, dore ko hari na Kigali Convention Center muri iyo karitsiye. urumva ko rero ari ahantu heza, hari ahantu hari strategique ku bijyanye n'ubucuruzi. Inzu izubakwa ku buso bungana na metero kare 11,113. urumva ko ni inzu izaba afite ubuso bwisanzuye, ubuso bunini. iyi nyubako rero niyuzura izaba ifitemo igice cy'ubucuruzi butandukanye nka restaurant na business zo mu buryo butandukanye, yaba ari zo kwidagadura n'ibindi bitandukanye, cyangwa se n'izindi business zo mu buryo butandukanye. kandi nk'uko muri iki gice tudasangamo ubucuruzi gusa, ahubwo dusangamo n'ibigo bitandukanye cyangwa se inzu zitandukanye zikorerwamo ubuyobozi butandukanye, aho twavuga ko iki gice naho atari mu gice cyangwa se mu ntera nini wasanga presidence cyangwa se wabona za ministeri zitandukanye zikorera muri iki gice, kuko niho dusanga ministeri yaba ari y'urubyiruko, ministeri za minaroke, hafi aho ngaho rwose tuhasanga ibigo bitandukanye by'ubuyobozi, yaba za ambasade n'ibindi bitandukanye, n'ibindi bigo bitandukanye, yaba ari n'inteko nshinga amategeko ya RDB. urumva rero muri iki gice mwino karitsiye ni ahantu ari strategique, yaba ari ibijyanye n'ubucuruzi, ibijyanye n'ubuyobozi cyangwa se ama office ku bigo bitandukanye. ibyo rero nabyo byatekejwe muri ino nzu, dore ko izaba ifitemo n'igice kinini kisanzuye kijyanye n'ama office, kijyanye n'ibiro, yaba ari ama ONG yazaje gukorera mu gihugu akeneye aho gukorera hegereye n'ubuyobozi bw'igihugu. urumva ko ni ahantu ari strategique, cyangwa se na company zaba zikeneye ama office yo kurentinga cyangwa se gukodesha aho hose. rero urumva ko ni ahantu ari strategique, no bikajyana n'ubudasa cyangwa se n'ubwiza bw'ino nzu, uburyo izabisa, uburyo izayimeze. murabona namwe ku mafoto uburyo izabisa nimara kuzura. urabona ko ari ibintu bizaba byiza cyane ku gihugu gisukuye, ku gihugu gifite iterambere ryihuta kandi rikataje, ndetse no ku gihugu kishaka ibyiza, kiberewe n'ibyiza. akarusho kuri iyi nzu nuko ifiteho rooftop, cyangwa se hejuru yayo izaba ifiteho igice kinini cyahariwe restaurant, cyahariwe ahantu ho kwidagadura. ariko noneho ngo ku gasongero k'inzu hejuru neza rwose, ku gasongero hazaba hari ahantu habereye kuba abantu bahatemberera, abantu bahasohokera. noneho hari uri kurya, uri kunywa, ukaba wareba ubwiza bw'umujyi wose, kuko ni ahantu hazaba hitegeye umujyi, dore ko ahantu yubatse cyangwa se ahantu iri kubakwa ni ahantu twakwita kari muri rwagati y'umujyi wa Kigali, twakwita nka center cyangwa se mu gice cy'umujyi rwagati, kuko umuntu uzaba uri hejuru kuri top, uzaba uri hejuru kuri rooftop, azabasha kureba umujyi wose, ibice bitandukanye by'umujyi, yareba hakurya za Nyarutarama, za Kinyinya, akareba mu mujyi, akareba mu bindi bice za Kicukiro, hose azaba hareba, kuko hejuru kumva hejuru ku magorofa 15 ku nzu ya nyuma hejuru, uzaba ureba hejuru rwose za Remera, hose mu bice bitandukanye by'umujyi. umva ko rero umuntu uzaba uri kuri ino nzu hejuru azaba ari ahantu heza, uri kurya, uri kunywa, ariko noneho witegeye umujyi. urumva rero abantu batekereje ino nzu babitekereje neza cyane rwose, ko azaba ari ahantu ho gusohokera cyangwa se gutemberera, ukaba wabasha kureba umujyi, watembera umujyi wicaye ahantu hamwe, wicaye mu nzu cyangwa se wicaye ku nzu imwe. Umujyi wa Kigali ukomeje kurimbishwa imiturirwa, natwe rero twiyemeje kubaha update, twiyemeje kubaha amakuru nk'ayo ngayo. wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane, ubundi kuri Decent T&C ujye ubona byinshi bitandukanye, update nk'izo ngizo. kandi ntibyakubuza gukora like kuri iyi video, kuko ntacyo byagutwara, yewe na share kugira ngo bigere ku nshuti n'abavandimwe. ubundi twemeze twibanire, twemeze tukugezaho byinshi. kandi ufite icyifuzo, ufite icyo ushaka tugukorera, watwandikira muri comment, rwose turi tayari, ubundi twagufasha kumenya cyangwa se gusobanukirwa ibyo utaruzi. turagushimiye ko abanye natwe muri iyi video, ko ukomeza kugendana natwe, yaba ariko bwa mbere, ndetse kandi twizeye ko tuzakomeza kubana naho utaha. Bye bye, ciao ciao.